Bakunzi b'umurongo Nyarwanda TV naramutsa neza igitondo cyiza cy'umugisha. Turi kuwa gatandatu ku itariki 12 Mata 2025. Ikintu rero tugiye kuganiraho turagira ngo dutekereze, dushyire mu gaciro, twibaze ni gute icyamamare nka Nyakso muramuzi, ni umwe mu bantu bakora komedi mu Rwanda, amaze kumenyekana, afite abamufollowinga benshi, haba kuri X, haba kuri Twitter, haba kuri TikTok, Facebook n'ahandi. Atinyuka akakoresha live streaming kuri TikTok arimo asetsa abantu, kandi azi neza yuko abanyarwanda bari mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Ni gute umuntu atinyuka gukora ikintu nk'icyo azi neza ko abantu bari bubibone, bashobora kubyakira mu buryo budashimishije? Ikinababaje kandi nk'uko itangazamakuru ryabyanditse, ni uko hari abamugiriye inama, baramubwira bati nyamuneka Nyakso, ibintu uri gukora ntabwo byemewe, ntabwo byemewe, wizana burage mu gihe cyo kwibuka. Kwibuka ni igihe abantu bose baba bafite imitima yoroshye. Guseka yego ntabwo abantu bakwirirwa barira umunsi wose, cyangwa se ngo babe bafite intimba ku mutima ugomba no gucishamo ukumva umerewe neza, ariko nanone ntabwo ukwiriye guseka bimwe by'ibitwenge rw'urumenesha ngo abantu bishime, abantu bumve yuko nta gikuba cyacitse nk'aho ari ibihe bisanzwe. Ni igihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, ni igihe cyo kuzirikana akaga abantu baciyemo, buri wese akabizirikana, akabishyira ku mutima we, akumva yuko bibabaje, ndetse yaba afite na mugenzi we azi warokotse iyo jenoside, cyangwa se ufite bagenzi be bayirokotse, akamuhamagara akamukomeza. Ikinatangaje ni uko Nyakso akora ibyo ngibyo yabikoze ku munsi, ku itariki 11 z'ukwezi kwa kane, umunsi abatutsi barenga 100,000 ubu ngubu baruhukiye mu rwibutso rwa Nyanza, bishwe bicirwa hirya no hino mu mujyi wa Kigali, ariko bamwe bose baza gushyingurwa hariya kugira ngo rube urwibutso runini abantu bajya bahurira babibuka. Iyo live streaming yo kuri TikTok yayikoze mu masaa 3, hari hashize hafi isaha kwibuka birangiye, byabereye hariya ku rwibutso rwa Nyanza, ariko ibyo ari byose yakagombye kuba yabikurikiye, azi neza uburemere bw'icyo kintu, ntagikore nkana. Ntabwo ari umwana ku buryo wavuga yuko ibyo bintu yabikoze bimutunguye nkaho atabishakaga. Ni ibintu yari yatekerejeho, arategura, ndetse ateguza n'inshuti ze. N'ikimenyimenyi bikirangira, yahise ajya ku mbuga nkoranyambaga ze asaba imbabazi. Umuntu akibaza ati, ese gusaba imbabazi ibintu bikirangira bivuze iki? Bivuze ko ashobora kuba yabikoze abishaka, ariko akavuga ati nibirangira ndahita njya gusaba imbabazi, abantu bikibari mu mitwe barahita bambabarira, bumve yuko nta byacitse, ntabikoze mbigambiriye, babifate nk'aho ari ibintu byantunguye, ntari nabishyize muri gahunda. Uko imeze kose, ntabwo ndi gucira urubanza Nyakso, ntacyo mpfa nawe, ni icyamamare, afite uko abona ibintu. Biranashoboka yuko jenoside yakorewe abatutsi yabayeho ataravuka, ariko ibyo ari byo byose ni ibintu yabonye, ni ibintu azi, yasomye, bivugwa igihe imyaka ya 31 tuyibuka, abanyarwanda twese duterana tukayizirikana, tugakomezanya. Nta kuntu rero yaba atabizi ku buryo wavuga yuko ari ibintu byamutunguye. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha yitwa Dr Thierry Murangira, iki cyunamo kijya gutangira yabwiye igihe ko ibyamamare bidakwiriye mu by'ukuri kwihisha mu gihe nk'iki ngiki, ahubwo bikwiriye kugaragara, bikagaragara nabyo bifasha leta n'abandi banyarwanda kurwanya abahakana jenoside n'abayipfobya. Murangira yavuze yuko iyo ibyamamare bitabonetse mu gihe nk'iki ngiki, mu gihe abantu bose baba babikeneye ngo nabyo byerekane yuko byifatanyije n'abandi banyarwanda mu kuzirikana abatutsi bazize jenoside, biba ari ubugwari, kubera yuko biba bigaragaza yuko mu gihe abantu babikeneye kugira ngo bibafashe gukwirakwiza ubutumwa bwo kwibuka no kurwanya abahakana jenoside, babibura bakazabibona ahubwo cya gihe kirangiye bije gutwika. Bamwe bavuga yuko muri icyo gihe haba aribwo babonye umwanya wo kujya muri studio gutunganya indirimbo zabo zizatwika nyuma yuko kwibuka birangiye. Ariko mu by'ukuri Murangira yavuze yuko ibyo ngibyo atari ibintu bikwiriye, ahubwo igikwiriye ari uko no mu bihe nk'ibi ngibi ibyamamare biba bigomba kugaragara.
ubwo ibya Nyakso bivuzwe nyuma y'uko hari ikindi cyamamare cy'umunyarwandakazi ariko kiba muri Uganda yitwa Sandra Teta. Sandra Teta muramuzi, yigeze kuba igisonga cya Nyampinga w'ishami rya kaminuza y'u Rwanda ryigisha iby'ubukungu ryitwa SFB, School of Finance. Nawe rero aherutse kujya ku mbuga ze nkoranyambaga avuga yuko ngo ari na jenoside yakorewe Abahutu. Yaje nawe gusaba imbabazi. Birashoboka yuko mu gusaba imbabazi bashobora kuba babikora koko babivanye ku mutima, batari bagambiriye guteza ibibazo mu mitima y'abarokotse jenoside, ariko icyo abantu bakwibaza no kwibaza niba ese mu by'ukuri abo bantu batari abana, ko batavutse ejo cyangwa ngo uvuge yuko ibyo bintu batabizi, ni gute bakora ibintu nk'ibyo ngibyo? Ibyo byose niba banasinze hanyuma hagakurikiraho gusaba imbabazi. Ese mu by'ukuri izo mbabazi ziba ziturutse ku mutima, ziba ari za nyirarureshwa zo kuvuga ngo ibintu byagaragaye, bishobora kuba hari abo byarakaje natwe bikadukoraho, reka twitanguranwe dusaba imbabazi. Ni ikintu abantu bagomba kwibaza. Uwo munyarwandakazi witwa Sandra Teta ni umugore w'icyamamare cyo muri Uganda cyitwa Weasel. Weasel muramuzi, ni umuhanzi wo muri Good Life, yahoze akorana na mugenzi witwaga Radio waje gupfa. Ariko uko bimeze kose ntabwo wavuga ko ibyo mu Rwanda atabizi. Ibyo mu Rwanda arabizi, yaba we yaba Nyakso barabizi. Icyo rero nk'umurongo Nyarwanda TV twisabira ibyamamare ni ukwibuka yuko nabo ari Abanyarwanda. Nabo ni Abanyarwanda bakwiriye kumva yuko igihe Abanyarwanda barimo nabo kibareba. Ntabwo ibyaba ari ugutwika ngo barajya gutwika mu gihugu cyatwitswe n'abantu bakoze jenoside, baratwika bashaka iki? Ibyo ngibyo babiretse ko igihe cyabyo kizagera, ariko mu gihe abantu bibuka nabo bakafatanya nabo muri urwo rugendo rwo kwisana, rwo gusana imitima, rwo kwibuka ariko abantu biyubaka. Uko bigaragara umuvugizi wa RIB yavuze yuko ibyo Nyakso yakoze ari ibintu bizigwaho, bigasesengurwa, bikarebwa niba mu by'ukuri icyakozwe cyari kigambiriwe, harimo ibigize icyaha, akaba yabibazwa. Ariko hagati aho ngaho ikigomba gukorwa ni ukubinenga. Ntabwo Nyakso yakoze ibintu bizima, nawe ahari yinenge. Nubwo yasabye imbabazi, sinzi abo yazisabye abari bo, kuko ari icyamamare yazisabye muri rusange, ariko yinenge, yumve yuko ibintu yakoze bidakwiriye, yikubite agashyi. Ubutaha niba agize amahirwe ntibimukoreho, ubutaha ntazongere, ntakajya azana ibitwenge mu gihe abantu bari kwibuka ababo. Iyo aba yari ariho mu gihe nk'iki ngiki muri 1994, nkeka yuko ubu ngubu aba atekereza ukundi, aba arimo yiyumvisha uburemere bw'ibintu yakoze ku bantu icyo gihe bahigwaga, ngo yumve ibibazo bari barimo kiriya gihe. Byari ibihe bikomeye cyane ku buryo uwabibonye niwe ubizi. Bya bindi Perezida wa Repubulika yavuze ati ijoro ribara uwariraye ariko ribara n'uwarigenza. Abatutsi rero muri jenoside barariraye ariko barirara banarigenda, kugira ngo barebe yuko babona aho barambika umusaya hatekanye, ntawe ubishe, ntawe ubakoreye ibyamfurano. Turabashimira bakunzi b'umurongo Nyarwanda TV, dusaba abatarakora subscription kubikora kugira ngo dukomeze tuganire, ikiganiro mu gisangiza abandi, mukore like, mutange comment, dukomeze tuganire umunsi ku wundi. Turabashimiye, dukomeze twibuke twiyubaka. Imana ibarinde, mugire weekend nziza.